Mwiriwe neza mwese. Karibu mwicare. Cyambere nagira ngo mbashimire akazi mukora muri rusange, ariko n'akazi mumazemo iminsi hano mu byo mwakurikiranaga, ndetse nshima n'ibyo abayobozi bamaze kutugezaho bigaragaza ibyasuzumwe neza kandi nibyo, n'ukuntu byasobanuwe birumvikana. Ariko reka dusubire inyuma gato nabwo. Nibwo bwa mbere inama nk'iyi ibaho, cyangwa ibyasuzumwe byatugerejweho, ninde hano ubyumvise bwa mbere? Ibyo kwinenga, ibyashingiweho abantu binenga, n'imyanzuro, ninde hano ubyumvise bwa mbere? Ninde? Nimwe mbaza. Hari ubyumvise bwa mbere hano? Bwa kabiri se gusa? Bwa gatatu gusa? Ubwo rero ni ukuvuga ngo hari ikindi kibazo wenda kitari kiri mu byinenzwe tugomba gusuzuma nacyo. Naho wahora winenga ugasuzuma ibitagenda neza, ukabitondora byose ku murongo kandi byumvikana, ndetse ugafata ingamba z'uko ibintu bigiye guhinduka, ariko icyo tuvanamo kikaba kubisubiramo, ubwo haba hari ikibazo kireba. Ndashaka ko mumbwira niba ari nacyo mwasuzumye, haba hari ikibazo ki? No mu buryo busanzwe hari abantu nkorana nabo buri munsi, umunsi ku munsi, agakora ikosa nk'ubwo ariko ibyo se kandi ni ibiki? Ati musore, ati ni ikosa. Okay, nkabyumva ko ni ikosa, abantu dukora amakosa nk'abantu. Nta muntu wahora akora ibintu bizima igihe cyose. Hari aho umuntu ategwa agakora ikosa, ibyo birumvikana. Haba hatarashira igihe kinini rya kosa rigasubiramo, uwarikoze akaba ari we usubiramo, nkongera ko wongeye ibi warabikoze ubushize, wowe ubwawe uravuga ngo ni ikosa, bisabira imbabazi. Ko wabisubiyemo se, ko wabyongeye? Ati ni amakosa, ntabwo nzongera. Umunsi waba utararenga akaba yongeye. Mu gitondo ko wasabye imbabazi ukavuga ngo ntuzongera, byagenze gute? Bya bindi nibwiraga ko ari ibisanzwe by'amakosa, abantu bakora amakosa nk'abantu, buriya ni uko duteye, ni uko biteye.
ni uguhora ahubwo tuyasubiramo. Nta nubwo ari ikosa rindi rishya yakoze, ni rya rindi yasubiyemo. Aho haba hari ikibazo cye, mwarabisuzumye musanga ari ikibazo cye, kuko nanjye se ndabibonera umuti, mpora nashaka kugerageza kubyumva, ntabwo ndabyumva neza. Umuntu yasubiramo umuntu X, umuntu umwe yakoze ikosa rimwe, the same person asubiyemo rya kosa inshuro zitabarika buri gihe. Ibyo biba bikiri ikosa, biba byabaye uko nibwira, biba byabaye umuco. Niko bimeze, ariko se navuga ngo ni nako abyumva, kuko aba yabisabiye imbabazi, aba yumvise ko yakoze ikosa, aba yanasezeranije ko atazabisubiramo. Ni ukuvuga ngo arabyumva rero. Ariko icyo ntarumva jyewe ni ukuvuga ngo wabihoramo, wakoze ikosa rindi rishya, ejo ukongera ugakora irindi. Ibyo numva ari ibisanzwe, abantu bakora amakosa. Ariko gukora ikosa rimwe buri gihe, ukarisabira imbabazi, ukavuga ko ugiye kubihindura, ukongera ukarisubiramo, ntabwo njye mbyumva nk'uburyo bw'abantu bakora amakosa mu buryo busanzwe. Biba byabaye ikindi kibazo. Ibyo rero niba ari byo twageragezaga kumva, tugafashanya, tukabishakira umuti. Ibi byose byavuzwe ni amakosa asubirwamo buri gihe by the same people, n'abantu bamwe. Cyangwa se abantu bamwe bishobora kuba umuntu runaka, ariko abantu bamwe binavuze noneho abiswe abayobozi. Niba wari muri uyu mwanya nk'umuyobozi, ugakora ikosa, ejo ukarisubiramo, ejo bundi ukarisubiramo, haba hari ikibazo cy'uko wenda wowe, muri wowe hari ikibazo nawe utumva neza, ugomba guhindura. Ariko noneho wavuye muri wa mwanya hakajyamo undi, nawe agasubiramo ikosa rimwe, akarisubiramo nawe, kandi ubundi abantu baratandukanye, ntabwo abantu bateye kimwe. Dufite imyumvire itandukanye, dufite imikorere itandukanye, dufite umwimerere utandukanye. Ariko kuba nakora ikosa uyu munsi ndi hano, nkarisubiramo, ejo nkarisubiramo, ejo bundi nkarisubiramo, ubundi bwa mbere nijye nk'umuntu hari ikibazo. Ariko nyigijeyo hakaza undi agahagarara nawe agasubiramo ikosa nk'iryo nakoraga, ubwo ikibazo murumva kiri hehe? Kiri kuki nasubiramo amakosa mu buryo bumwe nk'ubwo uwo nasimbuye yakoragamo amakosa? Ubwo byumvikana bite? Mubyumva mute mwebwe? Nimwe mbaza. Ikibazo kiri muri twe nk'Abanyarwanda, kiri muri twe nk'abandi ntiriwe mvuga.
mbyihorere mbigire iby'abanyarwanda gusa. Ubwo dufite ikibazo ki? Kandi uko mwicaye aha mwese, abayobozi mwicaye aha mwese, ntabwo navuga ko mutumva inshingano n'ibikwiriye kuba bikorwa. Ntabwo navuga ko murabyumva pe, muranandusha no kubyumva. Ariko jye aho bigeze niyo mpamvu mbaza ikibazo nk'iki ngiki. Mu byo bavuze reka ngire ibyo ntangaho ingero. Ingero z'amaporoje. Bavuze igenamigambi rituzuye mu igenamigambi hari ibintu nka bitatu bifite ikibazo. Kugena imigambi ntuyihuze n'ibikorwa bigomba kuba bikorwa muri iyo migambi, ntushobora kugira icyo ugeraho, cyangwa se uzakigeraho biguhenze pe. Bigomba kujyana. Icyo ni kimwe. Hariho noneho no kutagena imigambi cyangwa kugena imigambi nabi. Ikibazo cya mbere navuze, niyo waba wagennye imigambi neza uko bikwiye ariko utayihuza n'ibikorwa bigomba gukorwa kugira ngo hagire ikiva muri iyo migambi, icyo ni ikibazo ubwacyo cy'umwihariko nagishyize uruhande. Ariko noneho ndababwira ngo hariho n'ikibazo cyo kugena imigambi nabi cyangwa kutagena imigambi, ukibwira ko hari icyo uzakora kiguha ibyo wifuzaga. Ntabwo bishoboka. Ntushobora gukora ibintu utateguye imigambi yabyo ngo ugire icyo uvanamo gikwiriye. Cyangwa se nabyo mwabivuze rwose, mwabivuze neza, nateze amatwi nabyumvaga, navuze ibikora ibyo tubayemo imyaka ingahe ngewe mbona, ubu noneho hagiye guhinduka iki? Kubera ko mwabisobanuye neza niko bimeze. Cyangwa se urugero, ni bande bava mu karere aho umuvumburi, porojegiti ijyana n'umuvumba, ni bande? Haguruka. N'undi ninde? nawe haguruka. Ndeba mufite mudahaguruka ariko bagiye muvuga muhagurutse. Icara, ntimurambirwa no kwicara. Poroje y'umuvumba yagombaga gukora ibintu bibiri numva mbyibuka. Yagombaga gukora irrigation, nibyo, igatanga n'amazi. Yes. Okay? Ibyo byombi byabujijwe n'iki? Byarahujwe kuko urumva hari imigambi mu project imwe ugomba gutanga ibintu bibiri, ugakurikirana kimwe udakurikirana ikindi, cyangwa ugakurikirana ikindi utakurikiranye cya kindi. Wagera ku mwanzuro gute uguha ibyo wifuzaga? Your Excellency, nibyo
uko mwarimu bitwibukije n'igenamigambi ritanojeje kuko hakozwe pati imwe ya irrigation ariko ugasanga twibagiwe ko hazabaho no gutanga amazi mu baturage mu mirenge no mu tundi turere twegereye Nyagatare. Burya rero mufitemo no kwibagirwa ibyo nabyihoreye atari ibyo bibitirira muze kubyivugira. Umuntu yibagirwa ate? Mwibagirwa mute? Abayobozi mwakwibagirwa mute? Kuvuga ngo nibagiwe gushyiramo ikintu kijyanye no guha abaturage amazi. Byashoboka bite kuba hari proje iri aho ireba abaturage, irimo components barizo zose? Ni ukuvuga ngo niyiguma ari imwe mwajya kugira ikintu mwibagirwa ibyo ari byo byose. No muri irrigation bagomba kuba barasubiraga inyuma bakibagirwa equipment cyangwa amazi agomba habamo kwibagirwa. Icyo ni ngombwa. Urumva meya ibyo muvuga nibyo bijyanye mu byo mwavuze mutazasubira mwafashe ingamba nshya, ubwo icyo cyo kwibagirwa kizavaho cyangwa cyo kutavugana. Abashinzwe ibintu bitandukanye bijyanye na poroje imwe ifitemo ibintu byinshi igomba kuzuza, ubwo mwavuye aha noneho mugiye kuvugana ibintu ntarabona mu myaka 31 ishize. Komeza uvuge hanyuma. Mwibagiwe mute? Mwibagiwe poroje mu by'ukuri, mwibagiwe poroje mwagomba gukora, nicyo bivuze. Yego, kuko ibyo byaribagiranye bivuze ko n'ingengo y'imari bigendaho itari yatekerejweho, bisaba rero ko twongera guteganya ahiva. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko mubivuze koko kutavugana mu byo twinenze, inzego zose zihuriye kuri uwo mushinga ndetse no gushyiramo n'umuturage agatanga ibitekerezo bye. Ubu ibi mwabimenyeye hano aho iminsi mumaze hano? Ntabwo mwari mubizi? Cyenda kubwira ko mbizi imyaka 30 ishize. Ubu mwaraje hano muraganira nibwo mwabyibutse ko ibyo bigomba gukorwa. Ubu mva hanizeye ngo ubwo mwabiganiriye mukabivuga noneho koko bigiye kuba. Ni ukuri. Gute? Mu byo twinenze ugiye kumera nka bya bindi nababwiraga, akora ikosa mu gitondo akarisabira imbabazi, bwajya kwira akaba yarisubiyemo. Tubigira intego, ndagufata ku mugoroba rwose wibagiwe ibyo unyemeza ko mugiye kubihindura. Ntabwo rirenga ntabikubwiye. Ntabwo riri burenge kuri buri muntu wese wicaye hano imbere. Mufite ikibazo mukwiriye guhindura vuba na bwangu ku buryo butandukanye no guhora amusubiramo gusa musaba imbabazi. Ikibazo mufite ni iki? Hari ukwibagirwa, noneho hari kwibagirwa byinshi muri rusange, ariko hari no kwibagirwa icyo wagombaga gukora, ariko noneho ukibagirwa n'uwo wagombaga kugikorana nawe. Ntushobora kugira ikintu ugeraho na busa. Ibyo nabyo bituma wowe hari icyo wongeraho? Mwari muri he? Byagiye kuba muri Murakoze Your Excellency, mu by'ukuri biragoye kugira icyo ndenzaho, ni amakosa twakoze. Ariko gerageza umpe niba usobanura buke buvuga ngo twakoze ayo makosa
bitewe n'iyi mpamvu. Your Excellency, ngira ngo ikibazo nyamukuru ni ukudakoresha uburyo bwa multi-sectorial approach kuri iyi mishinga minini, tukamenya uruhare rwa buri rwego tukuzuzanya mu guhera mu nyigo no kubihuza. Nibyo ibyo biberaho iki kibazo ni iki? Ni amakosa yacu, Your Excellency. Kumva kwiharira ikintu cya rusange ukakigira umuntu umwe gusa biterwa n'iki? Ni inyungu muba mufite muri ibyo bintu mugira ngo mutazisangira n'undi mwagomba gukora, bibiki ikibazo kibiki? Your Excellency, mu by'ukuri ni amakosa yacu nk'abayobozi kandi nabyumvise, ni amakosa, ariko impamvu ndacyashaka. Buriya hariho cause, hari ikibitera. Byo ni amakosa n'ibyo byo twabyumvikanyeho arazwi, ariko hari ikibitera. Cyaba ari iki? Mwebwe abandi mwicaye hano muracyakora iki? Nibwira ko mwicare, nibwira ko ari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, mufite imico mibi irimo n'ubwirasi. Kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo. Murabirasi. Kandi mwiratana ubusa. Niba hari icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite, wenda najya kubyumva, ariko mufite iki? Mwiratana mugira iki? Abicaye inyuma hariya mumbwire, mwiratana ibiki? Mufite ibiki? Natwe ngo tubirebe tumenye, wenda ni mwebwe mbaza inyuma hariya mumbwire. Ntawe ushaka kugira icyo avuga. Iryo zina ry'ubwirasi mwaryemeye, ni ukuri bashaka gutahana, ariko noneho muvuze ngira ngo namenya wenda ko bigiye kubavamo. Mwiratana iki? Abayobozi muri hano mwiratana iki n'aya makosa musubiramo buri munsi? Mwebwe muganira babiri, muhaguruke mumbwire icyo mwiratana. Mwebwe babiri, madamu n'undi, muhaguruke mumbwire mwiratana iki? Mugira iki? Murakoze. Mu by'ukuri nta kintu dufite cyo kwiratana. Hari akazi kenshi dufite ko gukora kugira ngo twemeze twubake igihugu cyacu. Mubuzwa n'iki? Ibyo dukeneye byose turabifite, ni ugukorana tugakorera hamwe dufite. Mubuzwa n'iki rero? Ibyo mvuga niba atari icyo navugaga cya mbere cy'imico mibi n'ubwirasi, mwabuzwa n'iki? Ntacyo mu by'ukuri, ni ukugira guca bugufi tugakora dukorera abanyarwanda kuko ari igihugu cyacu. Cyangwa mukabireka ukajya mu bindi, ntumwangize igihe cy'abantu, ukigera mu bindi byanyu bibaha ikuzo, bibaha kumera uko mushaka. Ntabwo tuzabipfa. Ariko niba mwemeye kugira ngo mugiye mu nzego z'ubuyobozi, mugiye nta kuntu mwahunga kugira ngo mukore ibintu uko bikwiye kuba bikorwa. Ntabwo bishoboka. Ibintu ni bibiri, murakora ibikwiye kuba bikorwa aho muri, cyangwa se nimumva ntacyo bibabwiye cyangwa ntacyo bibatwaye, mwigira ahandi rwose mukora ibyo mushaka ku giti cyanyu. Muzaba muhura n'ibindi ahandi. Uwiba aziba, wenda agira ibyago bamufate, afungwe, cyangwa muzakora ibindi, andi marorerwa aho muzaba mwagiye
muhure n'ingaruka zabyo, ariko ntabwo mwajya mu myanya y'ubuyobozi ngo mujye aho muba abantu batumva b'imico mibi b'abirasi gusa batagira ikintu bakora. Kuvuga ngo project igomba guha abantu amazi, igomba kuzamura ubuhinzi n'ubworozi, ukavuga ngo mwaribagiwe. Ibyo umuntu arabyibagirwa. It's literally criminal. Ukibagirwa. Mwagiyeho abantu bibagirwa ntibibagireho ingaruka. Madamu, bite? Narebaga mvuga muri aho muganira, nta nubwo mwumvaga n'ibyo umuntu ababwira. Ni iki? Ntabwo nyumva ko nareba kuvuga se unanijwe n'iki na mbere hose ko bavuga. Nyakubahwa, nageragezaga gusemura ubwirasi icyo ari cyo. Yacyumvise cyangwa urakizi? Wamusemuriye ute? I explained it as a lack of humility, and in French, nakoresheje orgueil. Kubera ko nzi iyo mico mibi mugira bitumye mbyumva no mu Gifaransa. Yabyumvise rero. Okay. Mwicare. Ariko nimumbwire rwose ubu ni ibintu ubu bahora butyo buri kintu cyose muba hehe? Hari ubwirasi, hari imico mibi, ariko noneho hari no kwireba mu bintu byose n'ibya rusange, ugashaka kwirebamo gusa ukabigira ibyawe, ntibigere kuri rusange bigenewe. Nicyo bivuze. Imico mibi ituma n'ibyo muzi n'ibyo mwari mukwiye kuba mukora ushingiye kuri ibyo muzi bitakorwa. Iyo mico mibi abantu baranduramo bate? Byabavamo gute? Ubu muri aha muri abayobozi b'Abanyarwanda, u Rwanda rubatezeho, muri aho mwikoreye ibyo mushaka gusa uko mubishatse. Ntawe uzababaza, ntawe uzabakurikirana, ntawe uzagira n'ibi mwavugaga byose mugiye kwinenga. Hari ikintu cyangombwa cyangwa ibintu byangombwa mutavuze. Ntabwo nigeze numva mu myanzuro muvuga ukuntu muzakurikirana kw'ibyo muvuye aha musezeranye bizashyirwa mu bikorwa. Ntabyo numvise, abandi wenda mwabyumvise. Muzabikurikirana mute? Ubu ni benefit of the doubt. Mugiye kuva aha gusa buri wese yizeye undi ko indirimbo mwaririmbye y'ukuntu ibi byose mwavuze mugiye kubihindura mukaba bashya mukabikora. Nabyumvaga nk'indirimbo yewe, indirimbo uhora wumva isubirwamo, ariko hari hakwiye kuba hariho n'umwanzuro uganisha ukuntu muzasuzuma ko noneho ibyo mwasezeranye hano bigiye gushyirwa mu bikorwa. Muzabishyira mu bikorwa mute?
ntumbwire ka minisita local government ubu bizashyirwa mu bikorwa gute ntabyumvise ibindi byo biroroshye kuvuga twisuzumye twagize dutya ntabyumvise uko ibintu bizasuzumwa ko byagiye mu bikorwa na accountability kubibazwa byo mwabaye silent. Your Excellency, twemeranije yuko tuzajya twongera igihe tugahura gusa guhura mbere yo guhura mukwiriye kuba hagomba kuba casualties sinzi iyo umuntu ari ku rugamba hari abaraswa bakagira inkovu turashaka inkovu noneho hagomba kuba casualties kubibazwa ukabisubiza ntabwo wa blocking umuntu umwe cyangwa babiri ntabwo ba blocking a project ikwiriye kuba iha abantu ibihumbi 6 10 amazi cyangwa gusa kubera ko umuntu yibagiwe ariko murabyumva uburemere bwabyo cyangwa niho muheraga niho ya mico mibi mvuga nta nubwo mwumva uburemere bwabyo umuntu agahagarika project igahagarara yagombaga kuramira abantu ibihumbi bikaba biri nomo ni ibintu bisanzwe wa musore nibagiwe then ugakomeza. Your Excellency, turakora implementation plan igaragaza inshingano za buri wese ku buryo tuzabikurikirana igihe tuzongera guhura tuzaba tureba aho tugeze atari ukongera gusubira ibyo twavuze. Maze kurambirwa n'amagambo yanyu n'amasezerano promises mutanga zitagira ikintu zivamo muzabikurikirana mutagira ikintu mukurikirana umunsi ku wundi hari n'ibyo mbona ku social media abaturage batakamba nka telefona abayobozi biba bireba nkabaza mwabibonye nkabohereza nkabakopinga nkabaha nkabaza mwari mubizi baza akambwira ngo ntabyo yarazi kandi biri mu karere urimo biri mu murenge urimo cyangwa ukwiriye kuba ukurikirana kugira mu nshingano zawe mukurikirana ibyo mukurikirana mu bikurikirana ryari minisita. Excellency, twiyemeje ko tugiye gushyiraho gahunda yo gukurikirana ryari ubu imyaka ingahe ubu ndiho mbasubiriramo ubu mvaha gusa nizeye kubera ko mwabivuze ko bigiye guhinduka experience y'imyaka 10, 15, 20 ibi ngibi biganirwa bitahinduka ubu mbyizera uyu munsi gusa kubera ko mubivuze. Hanyuma bakurikiranwa gute bisanzwe umuntu atujuje ibyo akwiye kuba akora bigenda gute? No guhera no kuri wowe ubu ninsanga ibyo umbwira uko mu promise ugiye kubikora mutarabikoze bizagenda gute? Kwiye gushyiraho measures zikurikirana abantu ariko ibyo nabyo ntimuzazibishyiraho kubera ko muri ya mico mibi mugira erega n'umuntu akora ikibi mukireba musa nkaho nta sinzi kabisa ariko byaba muco bikaba muri wese n'ikibi gikorwa abantu bakireba hagira uvuga ati sigaho
ntawe utinyuka kubwira umuntu ukora ikibi ati sigaho. Ubu nirirwa buri munsi ku wundi nirirwa mbaza byagenze gutya, umuntu yagize yabyangije kuko ntiyaribagiwe cyangwa ntiyabikoze cyangwa yabikoze nabi cyangwa okay. Hashize igihe kingana iki? Ukambwira hashize amezi 6 cyangwa hashize umwaka cyangwa hashize 2, hari bimara n'5. Nkabaza wewe wabimenye hashize igihe kingana iki? Ati kuko gatangira ntansubize n'igihe, akambwira gusa ngo kuko twaratinze. Ntabwo nsubize ibyo nakubazaga. Umaze igihe kingana iki ibi bintu bizi, wakoze iki? Ugasanga yarabizi, hashize amezi abizi, hashize ibyumweru abizi, ariko nta kintu yakoze. Haba no kuba yahamagara n'umuntu wakoze ayo makosa ngo yamubaze cyangwa amubwire ati wagize utya, habe na busa. Akabikora kubera ko nabimubajije, kubera ko nabimubwiye. Murashaka mwebwe igihugu kimeze gite? Murashaka kugikorera iki gute? Munsubije ariko mwasinziriye, muhaguruke, get up. Ndavugana n'abantu basinziriye n'iki? Ibi biraherera he? Bizaherera he? Ibintu byinshi bigomba gukora kubera ko baya mahirwe nayo aba makeya kuko ntabwo bingeraho byose. Nabajije ariko byagenze gute? Aha byagenze gute? Kandi nkasanga ibintu byose birahari, abantu babishinzwe barazwi, nabo barizi, niba ari ibikoresho birahari, ariko ntawe agize icyo akora. Ubwo muri bantu ki murashaka kumera mute? Murashaka kumera mute mwebwe abayobozi bari hano? Mwasezeye se mugataha mukigeraho mushaka mukajya gukora ibyanyu mushaka gukora. Murakora iki muri iyo myanya? N'ubu ngubu ejo bundi ngo hazaba amatora, mwatangiye gutekereza icyo gihe cy'amatora, nta n'ugikurikirana n'ibyo agezeho naho abivanye ashwe. Ahubwo mwasabye mukigira mu byanyu, ko hari benshi bashobora kugira ibyo bakora ahandi ku giti cyabo, akaba ari byo mwigiramo, ukazaba uhura n'ibibazo aho ngaho wagiye. Abantu bahora mu bintu nk'ibi buri munsi ku wundi, umunsi ku wundi, icyumweru ku kindi, umwaka ku wundi. Gute? Nuko mutumva ni iki? Nubwo muhagaze nabwo ntimunyumva, ngira ngo mbashyire hanze muri mucaka mwirukanke. Kwa watu wa aina gani nyinyi? Muri bwoko ki? Muri bantu bwoko ki mwewe? Buri kintu cyose ni intambara, ni ukusunika buri wese yitekereza ibye, yikorera ibye. Iby'inshingano mufite muzivemo, nta ubaziritse mu buyobozi, nta baziritse. Murebe ibindi mwigiramo. Hagomba kuba hari abantu hanze wenda bameze nk'amwe ariko bashaka kugerageza, wenda bo ntibaramenya neza ibibarangaza. Buri munsi ni intambara, mukavuga mwewe
twabisuzumye twakoze intego se buri munsi ubwo mutazikoraga ni ryari hahindutse iki mugikora intego musinya abandi ba minisitiri bari hano ntimwirirwa musinya murahira mufata ibendera mukarahira mwarangiza mukigira mu bindi bitajyanye n'ibyo mwarahiriye ushaka biri pasono byanyu bibareba ku giti cyanyu rwose mufite uburenganzira mubijyemo aho mushaka kujya ariko ntabwo mwabikorera hano mu buyobozi bw'igihugu ku rwego urwo ari rwo rwose ntabwo ibyo biri pasono ariho bikorerwa mugende mushaka aho mujya hanze mugende mubikorere iyo mufite uburenganzira ukeneye pasipoti ushaka viza nzamufasha nzabibashakira mugende nuko muzamara no kugerayo aho mujya bakabagarura bakabahambiriza babwira ati aha si iwanyu kugira ngo nibyo muba mutegereje ngo babibutse ko aho mwirukira hari atari iwanyu bangahe bamaze guhambiriza se mungekuwa mmechoka kabisa mambo haya kuwa namwe mwarabirambiwe aho bigeze ntabwo naje hano kubabyinirira kubabwira neza bimwe mumenyere umunsi biraba uburyo bumwe cyangwa ubundi muraguma hamwe mukora ibyo mukwiriye kuba mukora mubikore ku buryo mukwiye kuba mukora kandi muzi cyangwa murebe iyo mujya mubivemo n'uwari ufite umugambi wo kugaruka mu buyobozi kongera kwiyamamaza kwitoza mu nzego za gavumenti muhere ubu mubitekerezeho urebe niba ugarukamo kujya gukora ibyo ukwiye kubukora cyangwa se wishakira indi nzira ukajya mu bindi byawe bikunejeje kurusha ibyo mukora niko bikwiriye nta kundi namwe mwari mukwiye kuba mubirambiwe ntabwo ari igihe gusa ubirambiwe namwe mukwiye kuba mubirambiwe mwicare mukwiye kuba mubirambiwe namwe mbese murashaka kuba nk'inka abantu baragira ngo zitona umushumba yaba mwabaye abashumba baragira izo nka zindi nazo ntabwo abantu babaho nk'inka ziragirwa abantu bariragira bariyobora umutima wabo n'ubwenge bwabo bifite icyo bibaha bikwiye kuba bakurikiza mu byo bakora mwese hano Imana yaturemye kimwe mufite ubwenge mufite ubwonko mufite umutima mukwiye kuba mugeraho mukumva mugakoresha ubwenge bwanyu mugakoresha umutima wanyu mugakoresha n'ubumenyi bamwe bafite Imana bagize Imana bakabugira mukwiye kuba mubikoresha neza mu nyungu kandi inyungu z'igihugu ni inyungu zawe nawe ntawe ukorera neza igihugu ngo igihugu cyunguke wowe ngo asigare inyuma atungutse ntabwo bibaho ariko ntushobora gukorera inyungu zawe ku giti cyawe gusa hanyuma ngo igihugu cyunguke kandi cyane cyane ugakoresha inyungu cyangwa ubushobozi bw'igihugu mu nyungu zawe gusa bikwiye kugera aho bihagarara
ubu umuntu yakwirirwa yigisha buri munsi, akirwa yigisha kurwanya corruption, kurwanya ruswa mu mikorere, ukirwa byigisha utabizi, utazi ububi bwabyo n'indi hano. Ahubwo abakora nabi bagerageza guhindura ruswa inyungu zabo. Nabyo mfite ingero nyinshi nabaha kandi murazizi, ndetse muzi nyinshi kundusha. Ibi mubona buri munsi abantu bavuga ko serivisi mu Rwanda ziri hasi, zigize zitya, ahantu hose ziri hasi ku mpamvu. Uzajya gusaba serivisi mu nzego zitandukanye, baragutinza, ngo wibwire nka bya bindi bya kera, wibwire ko hari ikigomba kubigobotora. Namwe murabifite. Ngira ngo ikibashuka, iyo ugereranyije urwego turiho nk'u Rwanda kuri ibyo ngibyo, ruri hasi kurusha urwego abandi bindi bihugu biriho byinshi. Ariko kuki mushaka kugereranya gutyo? Kuki mwigereranya n'ikibi? Avuga ngo igihugu runaka cyo cya corruption yarakije, iyacu ni nke. Corruption nke se ni ibiyi? Cyangwa ushaka iyiki? Corruption nke imerite. Imerite mumbwire babizi. Corruption nkeya bivuze iki? Uko muri aha ntabwo muzi ahantu badatanga serivisi uko bikwiye. Murabizi ntimubizi? Kandi murabizi mukanabibona mukicecekera. N'utayirimo, n'utari muri iyo corruption akicecekera. Guceceka ni nko kuyibura irimo, ni nko kuba uyirimo wowe ubwawe. Wiceceka ute? Ariko mwe even common sense, common sense irabuze. Ariko mwese ntimugira abavandimwe, ntimugira imiryango, ntimugira abo mugira ibyo bapfana nabo. Hari uri hano utagira umuryango cyangwa utagira... Mu gihugu cyacu abantu benshi imiryango yararimbutse, ariko buri muntu wese ngira ngo afite umuryango. Ariko reka mvuge noneho ku bayifite. Niba uyifite uri ku kazi ugategereza ko umuntu aguha ruswa kugira ngo umuhe serivisi yashakaga, if your mother shows up, or your aunt, or your sister, or your brother, or your uncle, whoever, would you do the same? Ariko ushobora gusanga mwabikora. Ntabwo ndi sure ushobora gusanga. Would you do the same to your uncle, to your sister, to your brother, to your... Wamutinza ukabanza ukamubwira ko electricity yagiye, nta kuntu uri bukoreshe computer cyangwa whatever. Wabikora first of all? I guess nibwira ko utabikora. Kuki wumva ko wabikorera sister wundi muntu cyangwa mother cyangwa father wundi muntu? Kuki wumva wabikora ukwiye kubikora? Kuki?
noneho rero ari wowe wumva ntacyo bitwaye wabigukorera wowe ubwawe ugiye ahandi noneho gushaka serivisi, wumva ntacyo bigutwaye bagukoreye nk'ibyo ngibyo wakoreye undi muntu, wumva ntacyo bitwaye? mugakora iby'iki, mukabyemerera iki, mukabibona ntagire icyo bibabwira, ntimubihagarike, ntimufashe kubihagarika, bigakomeza bityo kubera iki? Bimwe bihitana n'ubuzima bw'abantu, abantu barapfa. Kuba umuntu yazira ko wamurangaranye wumva ari byo. Hari kesi ni iya Karongi, ni hehe ntajya nibagirwa, ihora y'umuntu can somebody remind me the story, abayizi? Hari umuntu washakaga serivisi, ni umubyeyi wagombaga kubyara rwose, ari hafi kubyara, ari aho, hanyuma agera ahantu, ni hehe ariko mubwira, abantu ba Karongi mugomba kuba muhazi. Karongi muri hehe? Ntabwo wizi? Iyo umugore wapfuye, ubwo nawe icyo ni ikibazo, uri umuyobozi w'injiji, uri aho ntuzi iyo sitore igomba kuba izwi mu mateka ya Karongi. Kuba utayizi byashoboka bite? Abantu bari mu kabineti twayiga, urayizi? Yes, ukomeze uhagarare. Yes, umugore ku bintu bya mituweli. Yes sir. Hey. Ni umubyeyi wari ugiye kubyara, hanyuma bamubwira ko mituweli ye itameze neza muri system, bamusubiza mu rugo ngo ajye gushaka ko yayikosoza. Yarabinginze, urabyihutisha, yarabinginze, kandi byaragaragara ko ameze nabi. Yego. Yes. Hanyuma hari ku kigo nderabuzima, ajya mu rugo, hanyuma aza kuzapfira mu rugo kubera ko mituweli ye batayivalidatinze ngo asubire kwivuza ku kigo nderabuzima. Ni ikibazo cyo guhabwa serivisi mbi kwa muganga. Ntabwo ni serivisi mbi, that is criminal, absolutely criminal. Ariko bijya muri ubwo, ntabwo bizi. Uri hariya i Karongi ntabwo iyo story urizi. Yese narindiyo. N'abandi babizi ntabwo bari bariyo. Hari ikibazo ubwo navugaga aho nahereye. Abayobozi mutagira ibintu mukurikirana, muyobora mute? Ubu uri hariya utazi amateka yaho, niyo waba waraturutse ahandi by the way, ukajya muri ako karere kukayobora, ikintu cya mbere uheraho ni ukukamenya, ni ukugerageza kumenya iby'aho ngaho. Ntabwo bavuga ngo ntabwo jyewe, ngo ntabwo navukiye aha, ntabwo mbizi. Urajya hese noneho ubundi? Ariko iyi ni kesi yamenyekanye ahantu hose, kuko yaje kuvamo uwo mudamu no gutakaza ubuzima. Ariko babigiraga, iyo bamuvura ibyo bindi bikanakurikiranwa, ibyo bamwishyuza bakazabimwishyuza se, cyangwa ubimwishyurira akabimwishyurira. Kesi yarabaye, irazwi, ahubwo abayigizemo uruhare sinzi aho bari hehe ubu. Urasanga nabo they just walked away free. Minister wa Justice, ndashaka ko iyo kesi, ndashaka kumenya uko yabyagenze. Yes. Babikoze
icyo gihe ndibuka erega byaje no mu kabineti turabiganira ariko abo bantu bagombaga gukurikiranwa bakoze ibyo ngibyo. wowe ukwiye kubikurikirana uvuga ngo ntubizi ubimenye naho ubundi ntacyo hakora ubimenye nubwo bimaze igihe ndashaka ko ubikurikirana wowe ubwawe ukabimenya hatazagira ikindi kiba nk'icyo ngicyo n'ahandi. Yes, you have to wanza ukunze ntabwo ibintu nk'ibi bicare ahantu serivisi namwe murashaka kumera nk'izindi societies zimwe tuzi utagira ikintu ukora ugera no kuri airport wagera ku airport watanga visa passport bakagira batya bagahindura bakubwira ngo hariho ngo page itarimo hari page itarimo ubwo page bikaba bivuze ngo uragira uruhande ushyiremo inote. Ubu namwe niko muzamera niko cyangwa bamwe muri mwe mukora ariko kubera bazi ngo ni ugukoresha ubwenge nta bisaba atyo ahubwo arabitinza avuga ngo uzagaruke ejo uyu munsi twagize dushya akinyabya ahaga agakora kuri kompiyuta uyifite akagaruka akubwira ko hari ibintu cyangwa akitaba telefoni itanamuhamagaye ngo baramuhamagaye ubwo akabona umwanya ngo reka ngo hari ibintu agiye gukemura ukicara yagaruka uracyari aho ngira ngo uzagaruke ejo ubwo gira ngo uzagaruke ejo ukongera muri uru Rwanda rwacu haracyarimo abantu bashobora gukora batya mu sitayili iyo ari yo yose mukabyemera mukicaraho mukabibona mukabyemera bishoboka gute? Abayobozi mudakurikirana imirimo mudakurikirana abo mushinzwe mutaganira nabo ngo babahe uko batekereza namwe mubagire inama igishoboka gikorwe ikidashoboka gishakirwa uburyo mu nzego izo arizo zose mwaba mukurikiye. Aba bantu meya w'aka karere ninde hano mu Bugesera nta message zijya zikugeraho ariko ubwo si we wenyine ikibazo ndi buvuge ni ahantu hose mu turere twose nta message zanjye ujya ubona wenda abaziguha ntabwo bazita izanjye ibintu byo gukora iteka iyo unyuruye umuhanda kenshi cya mbere ndacyabona umwanda iruhande rw'umuhanda aho ntabwo mba nawuvuyemo kenshi ahubwo mpagarara nkabwiraga abo ndi kumwe nabo nti nimutoragure biriya bintu ubundi abasirikare bashinzwe umutekano bamperekeza nk'ababwira nti nimutoragure ibyo bintu nkahita nkagenda nagaruka nkasanga ibindi. Icya kabiri narababwiye hose uko bikwiye kuba bikorwa nza ngira ngo hari uwamenye ko nzaza hano tangira gukoresha utuntu tumwe hari iruhande rw'umuhanda ibintu bisa ni nk'imirima cyangwa n'imbere y'amazu aya ngaya akorerwamo ibintu by'ubucuruzi n'iki ugasanga inzu irubatse ubundi imeze neza imbere yayo ni ibyondo n'ibitaka kugera ku muhanda inzira zindi mwashyizeho zanyu zigendera ku ruhande twagerageje kugira ngo
iruhande hashyirweho imihanda, inzira z'abantu bagenderamo cyangwa n'amagare bikozwe neza, ahandi hose turabivuga. Ukabona hagati y'amazu hari umuhanda w'igitaka uraje ugeze kuri kaburimbo, imvura yagwa ikamanura amazi, ikamanura ibitaka ikaza ikabirunda mu muhanda. Ibyo urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Ndabizi, Your Excellency, message zanyu zitugeraho. Imyaka ariko n'ubu biracyariho. Hamwe aho hatari ngombwa mujye muhatera ibyatsi, uzahatere ubwatsi, ahandi imbere y'amazu, ku mihanda, hafi n'imihanda, ahantu hangiza na kaburimbo abantu baba barubatse, murebe ukundi muhakora, muhashyire za pavers cyangwa ubundi buntu, kandi birashoboka nta nubwo bihenze, kandi uko wanabikora. Na meya w'umujyi nawe ndaza kumugeraho wa Kigali, nawe marandwana nawe, mukwiye kubikoresha ari abatuye aho, hanyuma wenda abantu babunganira no mu mikoro ya district mukahuza nabo. Ntabwo ari ukubibakorera, ntabwo nabo bagomba gushyiramo effort. Ariko gutera ubwatsi haguye ubwatsi kugira ngo imirima yo kuba iruhande rw'umuhanda wihanduza, ibyo bishaka amafaranga angana iki? Your Excellency, byinshi ntabwo ari amafaranga, ni ukubyumva gusa, abantu tugafatanya. Nibyo bigutumyeho rero kenshi, byakugezeho. N'aba batangira kubaka amazu bakayageza hagati bakayatwikira, sinzi ibyo batwikiriza, n'ubuvera n'iki n'amabati n'iki, bikagumaho bikamara imyaka. Impamvu wowe utabibaza ababikora n'iki? So ubutumwa rero ngutumyeho kenshi bwakugezeho. Ubu hagiye gukurikiraho ibindi nabyo byiteguye, bikorwe vuba na bwangu. Yes sir. Urabyumva? Yes, Your Excellency. Meya w'umujyi, urabizi nawe, njye nageze naho rimwe na rimwe mfata imodoka nkaza nawe n'abandi bose, n'aba ministers ba infrastructure, ngira ngo bamwe bari hano n'abandi, nkagenda mbereka. Nabyo urabizi? Yes sir. Ibyo nagiye nsubiramo ngusaba hafi buri gihe, nkasubira mu mujyi nkongera nkabisanga, nkongera nkagutumaho, nabyo biraza guhagarara. Yes sir. One way or the other. Urabizi? Ndabizi, Your Excellency. Ibyo nkusubiriramo nkabikwereka urabizi? Ndabizi. Nanamugiriye n'inama, ndamubwira ngo meya, muri uyu mujyi urimo ibintu byinshi, reka muzashyireho team imufasha, irimo abapolisi, irimo umutekano mbese bose, n'abandi wifuza, n'aba infrastructure na Ministry of Infrastructure, mubikurikirane. Inama nakugiriwe yize. Twatangiye kubishyira mu bikorwa. Gutangira bivuze iki? Kuva nabibabwira hashize imyaka, none ubu nibwo mwatangiye? Niba mwana atangiriye igihe, kuki ntacyo mwagezeho, kuki bitagaragara ko bikorwa? So namwe muraza kumbona rero bitari kera. Minister wa Infrastructure hano ninde? Minister, ibyo urabizi? Yes sir, ibyo ndabizi. Tudakorana n'umujyi wa Kigali. Nawe muraza kumbona muri iyi minsi mikeya. Nawe uraza kumbona
abameya n'abo bandi mugomba kuba mukorana muraza kumbona. Okay, so wicara local government leaders muri hano, mwanyumva mutanyumva, ibintu bigomba guhinduka. Mugomba kugira imikorere ikorera abaturage, ikurikirana ibyo mushinzwe mugomba gukora, cyangwa se mukegura mukavaho mukareba ibindi mwigiramo bibashimishije. Naho kwitwa mu buyobozi gusa bakajya bagira meya uri aha ngaha ninde n'uriya gusa bikarangirira aho, bigomba guhagarara. Hari ibindi bijya mu buzima bw'abaturage bisanzwe, murabizi, hari ibya abana bava mu mashuri, basigaye bava mu mashuri bakajya, ubu ngira ngo nabyo ni competition mu turere, uvuga ngo abafite benshi kurusha abandi ni bande. Abo bana bakajya mu biyobyabwenge, bakajya mu byaha bindi biturutse aho ngaho cyane cyane. Ubu rwose polisi ugiye kureba statistics ukuntu bimeze, ntabwo ari ibintu twifuza, ntabwo ari ibintu igihugu gikeneye, ntabwo ari ibintu twifuza, ntabwo ari ibintu mukwiye kuba mwemera bikaba. Hari uburyo bwo kunabirwanya rero, niyo utabitsinda burundu, ariko hari effort igomba gukorwa bikagabanuka ku buryo bishoboka. Abana bata amashuri batabuze ikiyabishyurira bakajya muri criminality mu mahanda, nabyo mugomba kubirwanya muhereye mu families, mu miryango yabo. Mwebwe abayobozi bamwe, nk'abayobozi bashinzwe families 10, unanirwa ute kubana n'abantu 10 ngo mwicare mutekereze icyo mwakorera iyo community? Ariko birashoboka. Ubwo ni ukuvuga ngo utashobora kumanaginga imiryango 10, birumvikana ko biba byahereye nuko n'uwawe utawumanaginga neza. Nabyo mubikurikirane vuba bive mu nzira. Abana imiryango nayo murebe ukuntu mwafashe imiryango y'Abanyarwanda. Abana n'abafite ababyeyi bakiri kumwe ni nk'aho batabafite. Noneho n'iyo miryango nayo urebye nanone statistics bahoze banyereka ukuntu imiryango isenyuka, nabyo byerekana ko byabuze n'uwagerageza kubegera ngo abafashe, nibura akagira mu 10, niyo wasevinga 5, imiryango 5 out of 10 uba wakoze. Ariko hagomba kubaho effort, cyangwa twararekeye gusa, twaberekeye Nahimana. Bavuze izina ryawe ririmo, witwa nde madamu? Abantu benshi hano ni Hamana, Nahimana, ariko Imana nyine, Imana yo nta kitaduhaye, nta kitaduha. Twebwe nitwe twibura gusa. Imana hari icyo yakwimye? Ntacyo rwose. Menye uko dukoresha iby'Imana iduha gusa, ibyaduhaye. Naho ubundi
ibintu by'abanyarwanda biherera muri ibyo byo guhora twizeye Imana bikatwibagizwa kugira icyo tunakora gishingiye ku byo Imana yaduhaye, hari ikibazo. Imana yaraduhaye irangiza iradusunika igira ngo nimugende mujye mwibuka ko muri abanjye, hanyuma ariko mukore ibyo mugomba gukora. Mwagerayo ni nko kuyishyuza. Ushaka ko yaguhaye ubuzima igushyira hariya, igihugu iguha ubutaka, ugashaka ko iza no kuguhingira ngo ikwereze ikugaburire se? Ibyo ni ibyacu, ibyo ni iby'abantu. Minagri ubu rwose ko turi aha, ndashaka ko twumvikana neza. Ni ibintu byinshi, hari ubuhinzi n'ubworozi, hari industries na commerce n'ibindi byinshi, sectors ya health, ari ya infrastructure, ari iki. Hari ibintu byinshi tugomba gukora byanze bikunze kandi bishoboka. Nk'ubu simbona impamvu amahirwe dufite y'ibihe byiza, ari imvura, ari izuba, ari iki, tukabipfusha ubusa. Tukabipfusha ubusa tukicwa n'inzara gute? Tugomba guhinga, tugomba kweza, tugomba korora, tugomba tukihaza, tugahahira n'abandi tukabahaza. Ikinaniranye ni iki, Minisita? Cyabuze ni iki? Murakoze, Your Excellency. Amahirwe yose turayafite. N'abantu murabafite. Ubu amahirwe murayafite, ariko aguma hejuru areremba, ntagera ku bantu. Ubu mugiye mu bantu, aba baturage b'Abanyarwanda, mugakora mobilization, bahinga, bakweza, ariko niho haba disconnect hagati y'abaturage n'ubuyobozi, havamo ikizi. Kandi niyo mpamvu ari agriculture na local government n'inzego nyine mukwiye kuba mufatanya, mugakurikiranira hafi ko abo baturage bakoresha bike bafite neza, kubibyaza umusaruro, cyane cyane iyo leta nayo ibongerera ubushobozi uko ishoboye. Yes, sir. Ibyo byose local government ikwiye kubijyamo igakurikirana abaturage, ariko mugafatanya mukareba ko nk'uko ikwiriye kubifatanya n'ab'iby'ubuzima, kureba ko ibyangombwa abaturage bagomba kuba bazi, baheraho kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza, cyane cyane kurwanya nk'igihe ibyorezo byaje. Nta kuntu Minisiteri y'Ubuzima itakorana na local government n'izindi nzego za government, local cyangwa central government, kugira ngo bikorwe. Sawa? Turongera mobilization, murakoze. Ariko bive mu magambo yarambiranyaga, yandambiye. Bive mu magambo na promises gusa, bijye mu bikorwa. Yes. Okay? Yes. N'abandi Minisitiri ya Kamasi iri hano. Commerce mugeze. Ubucuruzi, inganda, hari ibintu biseta ibirenge, bimwe bikwiye kuba bikorwa, kuki bidakorwa? Murakoze, Your Excellency. Turateza imbere ubucuruzi bushingiye ku bikorerwa mu gihugu imbere, ariko biracyari bike cyane. Kubera iki? Kubera kimwe muri byo ni intege nke mukoresha, mugenda buhoro, ntabwo
namwe mubisunika bihagije. Muve mu magambo gusa mujye mu bikorwa kandi mufatanye n'izindi nzego ibigomba gukorwa bishobora gukorwa bikorwe. turabikora your excellency. Okay. All right. Ndashaka ko namwe mugira ibyo mumbwira bicaye hano. Mwanyose nk'umuriro gusa mugomba kuba bampaze, so namwe nimumbwire rero. Ab'inyuma hariya cyane cyane nibo nshaka, ab'imbere turiranwa twirirwa turwana, ndashaka bariya ntabona buri gihe. Mumbwire namwe ku bibazo mwe muhora nabyo byaba bituruka no ku zindi nzego byo bibihe, mubitubwire nabyo tubimenye. Ariko se muzabibara muta abantu muri aho mwiyicariye gusa mugasinzira, bagomba kuba bareba no kuri television muri aho, mugerayo barabibabaza. Mutubwire tumenye ibyo ari byo. Nimwangange microphone ndabajyamo ndabahagurutsa byanze bikunze.